mwaramutse neza reka ahantu hari kwayati haracecetse cyane kandi twaje mu munsi mukuru. Mwaramutse neza. murakoze cyane. Turabakiriye muri ubu busitani bwiza bwa Ram Business Center. Kubabona ni umunezero kuko kugira ngo duhure tungana gutya biba byasabye imbaraga nyinshi twese tuziranyeho. Ngira ngo akarere kadahagarariwe hano mu gihugu ni dukeya. Abantu baturutse Rusizi, abantu baturutse Nyamagabe, abantu baturutse Nyamasheke, baturutse Gicumbi, Muhanga, Kamonyi, Kigali, mu turere twose, Rwamagana, abantu baturutse ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu dufite umunezero wo kubakira kuri uyu munsi. Uyu munsi rero abashyitsi dufite n'abana, kubera yuko Noheli tugiye kwizihiza ni umunsi mukuru w'abana. Impamvu twabitekereje ko tugomba kwizihiriza aba bana umunsi mukuru ni ukubera yuko nihagera kuri 25 babandi bafite ababyeyi babo bishoboye, bafite abana badafite ikibazo, bazabajyana mu bikinisho, bazabajyana mu minsi mikuru aho bagiye kwidagadura hirya no hino. Ariko abacu ntabwo ibyo biba bishoboka kuri twese. Niyo mpamvu rero twatekereje ngo dushyireho umunsi, hanyuma niturangiza twizihiriza abana bacu Noheli. Aba bashoboye mu kanya nibaza gushyiramo umuziki mubareke babyine bidagadura uko babishoboye. Uri mu igare naza kubasha kwinyeganyirizamo n'ubishobora ubimufashe kugira ngo abikora bikunze. Ureba n'utumva n'ubu nzi ko runo rukundo rubakikije baba rwumva. Narabibonye umunsi njya gusura Joyeuse, narabibonye n'umunsi duhura ubushize narabibonye. Babasha kumvikana n'isi ibakikije, iyo ari y'urukundo barabimenya, n'iyo ari ibyishimo barabimenya. Niyo mpamvu nibaza gushyiramo indirimbo abana bakabyina, mubibafashe, mureke tubibafashe, sibyo? Yego. Uyu munsi wa none ahangaha n'ubundi gahunda ziraza gusa n'izigenda nk'uko zagenze ubushize. Kubera iki? Kubera yuko dufite muganga wacu utajya udutererana n'umunsi wa rimwe. Simba nshaka yuko tugira amakuru twagiye dutoragura hirya no hino, aho wamaze igihe arwaje agusobanurira hydrocephaly uko ayumva n'uko yayibonye ku mwana we, n'undi nawe akagusobanurira spina bifida uko ayumva n'uko yayibonye ku mwana we. Ariko ayo makuru yose tuba dufite twese ntabwo ariyo, sibyo? Tuba dukereye amakuru atangwa na nyirabyo n'ubisobanukiwe. Siko bimeze? Nibaza ko ubwo ubushize Professor Dr yasobanuraga, nanjye ubwanjye wagiye unyura kuri internet ngakora research nasanze narenze bikeya. Niyo mpamvu rero tumusaba ngo natubabarire, atubonera akanya adusobanurire, hanyuma kugira ngo tujye byibura n'uwo ujya kubwira amakuru umuha amakuru afitemo byibura akantu kajya kuba nk'ukuri bitewe n'uko twagiye twiga. Ngayo nguko. Hanyuma hari ikintu ndifuza kureba abantu twateranye ariko tutari turi kumwe ku itariki 12 z'ukwa 10. Aho uri nushaka wa mugani tukore nko mu rusengero uhagarare kugira ngo tukwakire. Guteranira hano bisaba umubyeyi w'intwari, bisaba umubyeyi ukunda umwana, bisaba umubyeyi wumva ububyeyi icyo bivuze. Niba tutarateranye kuri 12 z'ukwa 10 kuko twaherukaga guhura, ihangano haguruke hanyuma bagenzi babo bakwakira. Mwakwakiriye aba babyeyi. Imana ibahe umugisha. Muri ababyeyi b'intwari, muri ababyeyi beza. Ndi kubona Dr Lucas, karibu hano. Murabona yuko ubushize narababwiye ngo uyu muryango witwa abatangana ubugwaneza kubw'impamvu ikwiye. Murabona ko kubw'impamvu ikwiye na kazi k'abaganga baremera bagahagarara bakaza kudushyigikira. Yitwa Dr Muhindo Lucas, ni umuganga ku kigo gifite serivisi z'ubugororangingo. Ngira ngo iyo tubuze ubugororangingo tubuhuza nuko abana bacu bameze turabukeneye.
ubwo rero tuba twabatumiye kubw'impamvu, ntabwo dupfa gutumira buri wese tubonye, tumutumira kubw'impamvu kugira ngo banatubere ambasaderi. Ejo nituzabona aho tujya gukomanga dushaka serivisi z'abana zo kubagorora ingingo tuzazibone, kubera yuko nyine twagize ambasaderi. Murakoze rero, tubahaye ikaze. Abari bahari ubushize mwakoze kongera kwitanga no kongera gushaka ibyishimo by'ababyeyi, abazanye abana ku nshuro ya mbere mwakoze. Nababwiye ngo bisaba umubyeyi w'intwari, kuko abandi barabajugunya cyangwa ugasanga aramukingirana, cyangwa ugasanga nyine kumuvuza ntabyumva, cyangwa ugasanga kumuzana mu birori nk'ibi ngibi byabateganyijwe ntabyumva. Bisaba rero umubyeyi ufite wa mutima wa kibyeyi kandi w'intwari. Nababwiye ngo muganga n'ubundi ari bwongere kudusobanurira. Turi buze kongera kumva Yvette adusangiza ukuntu umuntu witaweho hakiri kare yarwaye akira, hanyuma tuze no kumva Constante ntabwo afite ikibazo nk'icya Yvette, nta hydrocephale afite, ahubwo afite spina. Hanyuma nawe atuganirizeho gatoya, turaza kujya tunyuzamo imyidagaduro. Mwabonye ko dufite abahanzi, hanyuma tuze gukomeza. Ku batari bahari rero ubushize, nitwa Dative Uwizeyimana, ndi umumama, ndubatse, mfite abana 3, ninjye washinze uyu muryango. Kuwushinga byatewe n'iki? Byatewe nuko narwaje umwana wanjye yarwaye hydrocephale, bigaragara agize amezi 6. Natumye umushoferi kumuzana, nawe yambereye nka babandi bose badukerereza. Nagumye dutinda gutangira murindiriye, kuko ntago nakabaye ndi kubibabwira gutya, nawe aticaye aho ngaho yambaye umupira nk'uwabandi, ntago bishimishije. Nuko ku mezi 6 rero, umwana utazi icyo arwaye, ubona atinze kwicara, ijosi ntago riri gufata, n'umugongo ntago uri gufata. Njya kwa muganga, bambwira yuko umwana arwaye hydrocephale. Bari bapimye mwene iki gipimo cy'umutwe, babona nyine ni umutwe udasanzwe ku bipimo, barapima n'ibindi, barambwira ko arwaye hydrocephale. Twahereye ubwo ngubwo tuvuza, ni ukuvuga ngo bamubaze mu bwonko inshuro 2 mu bitaro bya hano i Kigali, ariko ntibyacamo. Hari inshuro yageze ya 2, noneho n'inkovu yo mu mutwe gufatana biranga, aho umuryamishije amazi y'umuhondo akajya atosa umusego. Muganga uyu nguyu Professor Dr. Fidel niwe wandangiye igikonko, hari muri 2019 nagiye igikonko. Hanyuma babanje kubanza kuvura ya nkovu kugira ngo ifatane, urumva ntago bari kongera gukeba ku yindi nshuro, na hahandi hatarakira. Baramuvura arakira. Twamaze iminsi, urumva hamwe no kuvura iyo nkovu, twamaze iminsi 49 mu bitaro. Hanyuma arakira, turaza, birumvikana ntiyicaraga, ntiyagendaga. Ageze ku mwaka n'amezi 8, ubwo yari amezi angahe? Yari amezi 20. Abana umubyeyi wibarutse umuhungu ni mumuha impundu, umubyeyi wibarutse umukobwa ni mumuha impundu. Umwana wese akwiriye kurererwa mu muryango. Rero umwana n'umugisha. Rero umwana n'umugisha. Turwanye ihohoterwa ryose rikorerwa abana, duharanira uburenganzira bukwiriye abana. Turwanye ihohoterwa ryose rikorerwa abana, duharanira uburenganzira bukwiriye abana. Babyeyi mubyara abana bake mushoboye kurera, mubatoza uburere bwiza bazakurana ubutwari, mubateganirize
ihohoterwa ryose rikorerwa abana duharanira uburenganzira bukwiriye abana turwanye ihohoterwa ryose rikorerwa abana duharanira uburenganzira bukwiriye abana ryose rikorerwa abana duharanira uburenganzira bukwiriye abana turwanye ihohoterwa ryose rikorerwa abana duharanira uburenganzira bukwiriye abana uteteshe utoneshe umuhugure maze umwana akure neza akurane urukundo akurana urugwiro niwe Rwanda rw'ejo niwe maboko y'igihugu cyacu Nzinzi Show turashoboye siyane twanye oya ntitwavukiye kuba mu bigo by'abafite ubumuga dufite uburenganzira bwo kuba mu miryango gukina n'abandi bana kuvuzwa kugana ishuri tukiri bato dukeneye izo simburangingo tutavukanye dukeneye izo simburangingo tutavukanye oya mubimenye tukiri bato oya mutumenye tukiri bato abafite ubumuga ubwo aribwo bwose turashoboye dufite intego y'ubuzima abafite ubumuga ubwo aribwo bwose turashoboye dufite intego y'ubuzima turashoboye hari abafite ubumuga bw'ingingo z'amaboko hari abafite ubumuga bwo kutabona abafite ubumuga mwibaheza mu bikari abafite ubumuga mwibaheza mu bikari iyo duhawe imbaraga nibwo ubushobozi bwacu bugaragara iyo duhawe imbaraga nibwo ubushobozi bwacu bugaragara amahirwe ashoboka abafite ubumuga turayakeneye amahirwe ashoboka abafite ubumuga turayakeneye tubigisha ikoranabuhanga tubagereza mu iterambere abafite ubumuga ubwo aribwo bwose turashoboye dufite intego y'ubuzima abafite ubumuga ubwo aribwo bwose turashoboye dufite intego y'ubuzima turashoboye Disability is not inability. Disability is not inability. Disability is not inability. Disability is not inability. Abafite ubumuga ubwo aribwo bwose turashoboye dufite intego y'ubuzima abafite ubumuga ubwo aribwo bwose turashoboye
intego y'ubuzima. Urashoboye. Hari abafite ubumuga bwo kutabona, hari abafite ubumuga bwo kutumva ntuvuge, hari abafite ubumuga bwo mu mutwe, hari abafite ubumuga bw'ingingo n'ubundi bumuga.